Dushimye umubyeyi wacu Bishop kuri uyu mwanya yampaye kugira ngo nanjye ngire icyo mbabwira nkiheshejwe n'umwuka. Hari ibintu Mose yakundaga gukora mu gihe kimwe yajyaga afata Yosuwa akamumenyereza Abisiraheli, natwe rero ntabwo tubifata nk'ibisanzwe. Umubyeyi kuguha umwanya ukabwiriza nawe ahari ni umugisha ukomeye cyane, ni ugutozwa kuri ku rundi rwego. Rero tubiha agaciro kandi turamushimiye, ndagira ngo tubikomere amashyi tunamushimira. Reka twihute ku ijambo ry'Imana, dusome muri Yesaya ibice 37. Yesaya ibice 37, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Abatarahagira ni paji ya 687. Reka dusome mba mwahageze. Turavuga ngo umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, aherako yinjira mu nzu y'Uwiteka. Umurongo wa 2, maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo rwe na Shebuna w'umwanditsi n'abakuru mu batambyi bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwe na Mose. Ku murongo wa 3 niho tuza gutinda cyane, niho n'icyigisho cyacu kiza gushingira muri kino gitondo. Baramubwira bati Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Amen. Reka nsubire mu murongo wa 3 niho tuza gutindamo, niwo uhatse message Imana yashyize ku mutima wanjye. Baramubwira bati Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Amen. Iki gitondo Imana yashyize ku mutima message nifuza ko tuganira, kandi ni message yagize imbaraga muri njyewe. Nibaza namwe uza kuba hano ahari ntabwo aza gusigara uko yari ameze, hari ikiza guhinduka mu bugingo bwe. Ni message ivuga ngo kwaka imbaraga zituma umuntu abyara. Urumva bisa naho wenda utabisobanukirwa neza, ariko ibaze umuntu watwise amezi 9 akageza igihe cyo kubyara isaha imwe cyangwa umunsi umwe, akavuga ngo nta mbaraga zo kubyara afite. Ni state yo kugaragaza intege nkeya, ku rugero umuntu aba yatakaje ibyiringiro. Umuntu mbese ni uburyo bwiza bwo gusobanura intege nkeya umuntu aba yiyumvamo zituma adagiye gusohoza icyo yari agiye gusohoza. Niryo jambo tuza kuganiraho. Buri wese ashobora kuba afite imishinga, ashobora kuba afite inzozi. Hari ibintu byinshi mu buzima bw'umuntu bijya bigera igihe bikifuza ko byavuka, ariko hano Hezekiya atumyeho abantu bagiye gutanga raporo kuri Yesaya. Arababwira ngo tugeze mu gihe kibi cy'imibabaro no gushinyagurirwa n'akaga. Kubera iyihe mpamvu? Abana bageze igihe cyo kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara zihari. Wenda hano harimo ababyeyi babyaye, natwe ariko batarabyara turabibona. Kubwira umuntu ngo wageze amezi 9 wayihanganiye, rwa rugendo rwose rw'isesemi rwo guhindurwa k'umubiri, hanyuma ku munsi amezi 8 arangiye, ku munsi 29 habura nk'umunsi umwe cyangwa amasaha runaka, ukumva ugeze igihe cyo kubyara ariko imbaraga zibyara ntazo. Imbaraga zibyara ntazihari, babisobanuye ko hagiye kubamo avortoma cyangwa inda igiye kuvamo. Kubera iki? Nta mbaraga zo gusunika umwana ufite, nta mbaraga zo kubyara ufite. Nicyo tujye kuganiraho. Kuki Abisiraheli, Abayuda bageze muri kino gihe? Byari byagenze bite kugira ngo berekane etape y'intege nkeya kugeza kuri uru rugero? Mbese ino niyo etape yo kwerekana ko umuntu yananiwe ya nyuma. Ni urugero rwiza rwo ku-expressinga, rwo kugaragaza ko umuntu ananiwe, atagiye gusohoza ibyo yari afite, atagiye kugera mu mugambi w'Imana, atagiye
kugera ku cyo Imana yamubwiye. Mu ijambo rimwe n'ibindi byose wabyibagirwa. Iki gitondo numvise Imana imata ngo nkubwire ngo wakire imbaraga zivutse umugambi w'Imana. Turaza kuvuga ku mbaraga zivutse umugambi w'Imana. Imbaraga zivutse umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ku buzima bw'itorero, ku buzima bw'amatsinda runaka. Hari igihe kigera abantu bamaze igihe kinini bahibibikana, barwana, ntako batagira, ariko akagera igihe akabona bya bintu byose yaruhiye imyaka n'imyaka, bya bintu byose yitanze, abona biri kumucika, biri kumuca mu ntoki abireba. Niho yatura ijambo rivuga ngo rero abana bagize igihe cyo kuvuka ariko nta mbaraga zo gusohoza ibyo ngibyo bihari. Urugero rwiza, wumvaga wabaye mu buzima wenda uri imfubyi cyangwa uri nyakamwe, wumva yifuza kubaka umuryango, ubipanga igihe kinini, urawubaka, uranabyara, ariko usa nkaho ugiye kugana mu mugambi w'Imana. Uri kubona neza Satani urugo rwari kurusenya, amakimbirane mu rugo, divorce iri gukomanga. Mbese ni etape yerekana intege nke, yavuga ngo nari ngiye gusohora mu mugambi w'Imana ariko habuze imbaraga zivutse uyu mwana. Urumva, ubundi igikomeye ni urwo rugendo rw'amezi 9. Ntabwo igikomeye cyane ari uwo munsi umwe cyangwa izo saha runaka zituma uwo mwana agiye kuvuka. Ntabwo ari cyo gikomeye, ariko kwatura ayo magambo ni ukwerekana ko ugeze kuri etape ya nyuma ubona byanze. Banavuze ngo tugeze mu gihe cy'imiborogo no gushinyagurirwa n'imibabaro kubera ko abana benda kuvuka, ariko si imbaraga zibasunika zirahari, ariko si imbaraga zibashyitsa ku butaka zirahari. Kitonde rero nagutumweho ngo nkubwire ngo hari Imana igambiriye kuguha imbaraga zivutse uwo mwana. Wowe ushobora gutekereza ukumva ntazo ufite, kandi nibyo ntazo ufite. Wisuzumye turaza kubiraho neza. Kuki Hezekiya n'Abayuda bose baturaye amagambo? Buriya ntabwo bayatura hatari icyabaye, hari ikibanza kuba. Bibiliya itubwira, nusoma uhereye mu bice 36, itubwira inkuru z'Abayuda, katubwira n'umwami wa Ashuri bitaga Senikarebu, bakatubwira n'umutware yatumaga bitaga Rabushake. Bibiliya itubwira ko muri icyo gihe Ashuri yari ampire ikomeye cyane, yari ampire, yari bwo butegetsi busa nkaho butegetse isi, ku buryo bavuga mu bindi bitabo bya komanteri, bavuga ko Ashuri yamaze imyaka irenga 300 isa nkaho iyoboye isi. Hanyuma kuri iyi ngoma y'Abayuda ya Hezekiya, umwami wa Ashuri yari amaze gufata imijyi irenga 46, imijyi 46 yose ayifata, arayiyegurira. Hanyuma tubona umunsi umwe rero atumaho kuri Hezekiya, amutumaho intumwa ikomeye ye bita Rabushake. Amutumaho amubwira ngo turabanya amaboko, dufite imbaraga zikomeye cyane, turagerageza kukubwira ngo nawe ugerageze wiripotinge, muze tubafate matekwa, ntabwo turinda gukora intambara namwe kuko mwabonye ibyo twakoreye abandi bami bose bari babakikije. Bibiliya tubwira ko n'abaruguru muri buka Isiraheli yararacitsemo kabiri. Hari ubwami bwabaga mu majyaruguru bwagira kapitali yitwa Samariya, yari yarabufashe. Bibiliya tubwira ko yarageze Irakishi ni hafi neza ya Yerusalemu, ni hafi neza ya Yerusalemu, niko biri tubwira. Yarari mu marembo yabo ngo abatumaho intumwa bita Rabushake, arababwira ngo tutarinze tugera mu ntambara cyangwa ibindi, turabinginze mutwiripotingeho, muzane n'abana banyu n'abagore banyu, mbese muze tubagire namwe abanyage, tubafate mateko. Ariko Hezekiya wingiranga Imana, Hezekiya wari ufite icyo yavuganye n'Imana, ntabwo yifuzaga ko nawe abarirwa mu mubare w'abo bantu Senikarebu yanyaze. Hanyuma kuki Hezekiya yaturaye amagambo ameze gutya? Reka turebe nk'ibintu nka 6 yabanje kumumenasa, yabanje kumukorera harassment, kumutera ubwoba ku buryo agera igihe nawe yitakariza icyizere. Satani cyangwa abadayimoni cyangwa intumwa ze, ntabwo umuntu agera mu gihe cyo kuvuga ngo abana bageze igihe cyo kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara zihari, hatari ibyabanje. Aho twasomye atubwiye guhanyuma y'ibyo, bivuze ngo hari ibintu byabanje, hari ibyabanjirije ibyo ngibyo. Umuntu agera muri iyo etape
iyo hari ibintu byabanje kubaho. Bibiliya tubwira ngo umwami Senikarebu atumaho Hezekiya, amutumaho intumwa ye bita Rabushake. Rabushake ni intumwa ya Satani ikomeye cyane kandi ifite strategy zikomeye ku buryo zituma iyo muganira Rabushake yakuganiriza ugera igihe uba desperate, utakaza ibyiringiro burundu, ugasigara wumva nta nicyo kimaze. Ariko reka tubirebe uburyo yabaterorije. Reka tubirebe. Usomye ku murongo wa 4, umva Senikarebu amutumaho aya magambo, akamutumaho kuri Rabushake. Ikintu cya mbere, uburyo yifuzaga kumumenasa no kumukuramo ibyiringiro, yatumye Rabushake aramubwira ngo mugende mumbwirire Hezekiya, mumubwire ngo nonaha umwami ukomeye wa Ashuri aravuze ngo ibyiringiro ufite n'ibyiringiro nyabaki. Kwatura iryo jambo ntabwo ari ijambo risa naho ryoroshye cyane. Ushobora kubyumva ukumva ni ijambo ryoroshye, ariko ubundi mu byubahiro by'abami ntabwo upfa kubavuga utashyizeho titire zabo. Ariko Rabushake aje kwa Hezekiya, ahuye n'intumwa za Hezekiya, ntabwo yifuje kuvuga Hezekiya mu izina. Oya, yaravuze ngo mugende mubwire Hezekiya nonaha. Ni imvugo irimo agasuzuguro, ni imvugo irimo kwica identite ye no kwica amarangamutima ye. Mubwira ngo mugende mubwire Hezekiya nonaha. Nimusaba biriya muntu babishyizeho, mugende mubwire Hezekiya nonaha ngo umwami ukomeye wa Ashuri aradutumye ngo tukubaze ngo ibyiringiro byawe ni ibyiringiro nyabaki. Kandi urumva kuntu yubashye umwami we, ntigeze avuga ngo Senikarebu mu izina, yanamwise umwami ukomeye. Bivuze ngo aje kureba peti, aje kureba undi mwami ariko usuzuguritse wa kadogo, ku buryo no kumuvuga mu izina ni ibintu byoroshye. Ubundi kirazira, nta muntu wo mu official runaka wajya gusanga undi mwami ajyanye ubutumwa bw'undi mwami ngo atangire kumubwira ngo runaka, yibagiwe kuvuga titire. Ariko Rabushake ibyo bintu ntago abikora bimugwiririye. Oya, abikora abishaka. Kubera iki? Ni etape nziza yo kwica umuntu mu marangamutima, ni etape nziza yo kwica umuntu batangira gukweshoninga identite ye. Muzi kuntu Satani ayatuma twibaza kuri identite yacu, ni ukutwita iby'Imana itatwise byo, ni ukukwambura agaciro akurikije ku izina. Wari umugabo mwiza, wari umudamu mwiza, kubera menace za Rabushake agasigara confusinze identite yawe, ugasigara wumva nta gaciro ugifite. Kubera iki? Yatangiye kwitiranya amazina yawe, ntabwo akubarira mu gaciro Imana yaguhaye. Rabushake intumwa ya Satani yari ibizi neza ko mu kumenesa Abisiraheli ni ugutangira kuvuga Hezekiya, akamuvuga mu izina nk'agasuzuguro, ngo mugende mumbwirire Hezekiya nonaha muti umwami ukomeye yadutumye. Ngo ibyiringiro byabishingiye kuki? Icyo agambiriye ni iki? Agambiriye kumwica mu mutwe, agambiriye gutuma bitakariza icyizere, agambiriye gutuma na identite. Buriya mu bintu bikomeye bibaho ni igihe umuntu atangira kwibaza uwo ari we, utangira kwishidikanyaho ubwawe nawe. Satani ikintu cya mbere Rabushake yazanye ni ukukubaza, ni ugutangira kwigirana amakimbirane nawe ubwawe, ugatangira kwikimbirana wowe ubwawe, ukikoramo amakimbirane. Kubera iki? Ntabwo amakimbirane akuzaho ubwawe Satani atabanje kwica identite yawe, atabanje kwica amarangamutima yawe, akakwibagiza icyo uri cyo, akakwereka ko nta n'agaciro ugifite. Ariko biri tubwira ko turi abana b'Imana, twebwe twabyawe ubwa kabiri. Biri kongera ikintu gikomeye ngo bene abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, abo ngabo babyawe n'Imana. Turi abana b'Imana. Ndagira ngo ntangarize Satani uri guteje amakimbirane yo gutuma ubwawe wikonfusinga, nawe ubwawe wishidikanyaho nawe ubwawe. Kubera iki? Rabushake yakujeho atangiye kukwereka ko ese uracyari wa wundi, ntabwo uri wa wundi Imana ivuga. Hari ibindi bihimbano atangira kuguhimbira, hari indi menace atangira kwica muri identite yawe, agatangira kukwereka ibintu byarakurangiranye. Rabushake rero abikora volontairement, abikora bigambiriye. Mugende muntumire mumbwirire Hezekiya nona. Ntabwo ari umwami, oya, ni Hezekiya, ni umuntu usanzwe, mbese ni ukukwica mu mutwe ku buryo igeze igihe nawe
ukumva si ubundi ubu ndi umukobwa, ndi umudamu, ndi umusore, ndi umugabo, mbese ugatangira kwishidikanyaho nawe ubwawe. Kubera iki? Ntabwo ari kukwita icyo Imana ikwita, ari kukwita icyo abadayimoni bakwita. Uwo ni Rabushake. Ntabwo abikora nk'ibimugwiriye, oya, abikora abizi neza. Ariko humura, uri umwana w'Imana. Ntabwo Imana ijya ikwitiranayo. Imana izi ko uri umwana wayo, utabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa uri umwana w'Imana. Yere etape ya mbere. Etape ya kabiri, uburyo yishe amarangamutima yabo, yatangiye kubateza ikibazo, abateza ikibazo gituma cy'abaturanyi cyangwa inshuti. Yarababajije ku murongo wa 6, arababwira ngo ninde utuma ungandira? Kuganda murumva icyo ari cyo, kutamwumvira. Niki gituma ungandira? Amubwira muri icyo gihe abayuda bari inshuti n'umwami wa Egiputa bitaga Farawo. Aramubwira ngo uwo muntu utuma ungandira ninde? Ese uwo muntu ko ameze nk'urubingo rusadutse, uwo muntu utuma ungandira, uwo Farawo Egiputa ngo imeze nk'urubingo rusadutse, ngo abayiringiye bose ngo ijye ibasha kubatema mu ntoki. Aravuga ngo Farawo ngo niko ajya amerera abantu bose bamwiringira. Uzi icyo agambiriye hano kubagira? Ni ukubateranya n'inshuti yabo, kubabwira ngo ese mwiringiye Egiputa? Egiputa ngo imeze nk'urubingo rusadutse, umuntu ubwiringiye rujya rumutema mu ntoki rukamusatura, ngo niko umwami wa Egiputa ajya amerera abantu bose bamwiringiye. Icyo agambiriye hano ni ugutangira kumwereka ko iyo twageze muri bino bihe byo kuvuga ngo umwana agiye kuvuka nta mbaraga zo kumuvutsa zihari, Rabushake ni umusitrategi ukomeye ku buryo atangira kukwereka ko uri nyakamwe n'aba bantu batagukunda, nta n'inshuti ufite, n'iyo nshuti yawe ntacyo yakumarira. Ya nshuti ushobora no kuyibona mu byiza gusa, ariko mu bibi ntabwo wayibona. Nta n'inshuti ugira, uri nyakamwe. Mbese ari kumenasa Abisiraheli, Abayuda, ababwira ko n'inshuti yabo yitwa Egiputa ntitume bagandira umwami Senakeribu kubera ko nta nshuti irimo. Ni kangahe Satani ageza akakwereka ko nta n'inshuti ugira, uri nyakamwe n'abariya bose mukundana kubera ko ufite icyo ubaha. Mbese ni ukukwereka ko wowe ubwawe ufitiye ikibazo, atangiye kuguteranya n'inshuti zawe. Ntabwo Rabushake abikora bigambiriye. Kugira inshuti mu buzima ni byiza. Wakennye ushobora kwiyirukira ikakuguriza. Inshuti mu buzima ni byiza, cyangwa abavandimwe. Ariko Rabushake akumaramo ibyiringiro ku buryo atuma ukweshoninga n'inshuti zawe. Akwereka uburyo abantu bakwanga, akwereka uburyo abantu batakwitaho, akwereka uburyo nta n'ibyiringiro mu bantu. Nibyo koko ijambo ry'Imana tubuza kwiringira abantu, ariko mu buzima ukeneye abantu. Mu buzima ukeneye abantu. Nubyara uzakenera abantu, nugira ubukwe uzakenera abantu. Ukeneye abantu munsi y'urugo no hasi no hepfo y'urugo, hose ukeneye abantu. Mu itora ukeneye abantu, ahantu hose ukeneye abantu. Ariko Satani kukumaramo za mbaraga zituma utavutsa umwana, atangira kwereka ko ufitanye n'ikibazo n'abantu. Akwereka ko nta muntu ugukunda, akwereka ko burya ba bantu bose baranakuryarya. Nuko yabwiraga Abayuda, arababwira ngo aba bantu mwiringiye b'Abanyegiputa ngo bameze nk'urubingo rusadutse, ngo ababiringira bose ngo bajya babakeba intoki, ngo niko umwami w'Egiputa ajya amerera abamwiringira bose. Ntabwo abikora nk'utabizi, arabizi. Arifuza ko ntugire n'umuntu n'umwe wakubera inshuti, ntugire mbese abantu bose babone nk'aho nabo bakuvuyeho. Oya, ntabwo bakuvuyeho, ni intumwa za Satani. Satani ni kukubwira ayo majwi, akubwira ko abantu bakuvuyeho, ko abantu bagutaye. Ntabwo bagutaye, ntaguteranye n'abantu. Hari abantu Imana ishyira mu buzima bwawe bakaba b'ingenzi. Satani yaje rero agerageza no gukura n'aba bantu b'ingenzi Imana yashyize mu buzima bwawe, kubera ko wabonye akazi ukarangiwe n'umuntu cyangwa uciye ku muntu. Ibintu byose tubona Imana ikoresha abantu. Biramugenza ngo Imana ikoresha abantu. Noneho rero Satani yaje atangira kwereka ko ufitanye ikibazo n'abantu. Nta n'uwo kwiringirwa uhari, nta n'uwo kwizera uhari, bose nuko aza kugira ngo bigere igihe uvuga ngo ngeze igihe cyo gusora k'umugambi w'Imana, ariko nta mbaraga zo kuvutsa uyu mwana zihari. Icya mbere utangira kwishidikanyaho ubwawe, icya kabiri ugatangira gushidikanya ku bantu. Icya gatatu rero yabakoreye gihambaye,
yarababwiye ngo mwari mwiringiye Ezekiya ariko nta byiringiro afite. Icya kabiri, mwari mwiringiye Farawo ariko wose wo kwiringirwa. Noneho aza ku Mana, noneho arababwira ngo mbese iyo Mana mwiringiyeyo ibasha kubakiza koko? Ababwira ikintu gikomeye, arababwira ngo iyo Mana mwiringiye Hezekiya babeshya ko yiringiye, mwibuke ibintu yakoze. Mwibuke ko mu minsi ishize ngo yasenye ibicaniro byayo. Yasenye ibicaniro byayo ngo akaza kuyubakira igicaniro kimwe i Yerusalemu. Muzi icyo ari kumubwira? Ari kubabwira ngo Hezekiya nubwo ababwira ngo yiringiye Imana, ariko nawe afite ikibazo, ngo yasenye ibicaniro by'Imana. Mu Bayuda harimo ibicaniro byinshi by'Imana. Hanyuma Hezekiya afata umugambi wo kubisenya. Kubera iyihe mpamvu? Yabisenye kubera ko kutabona ububasha bwo kubikontorora byose, hajyaga hakorerwa ibindi bintu bitandukanye, bakaramiriza ibindi bigirwamana. Hanyuma afata umwanzuro wo kubisenya byose, yubaka igicaniro kimwe i Yerusalemu. Hanyuma Rabushake rero, intumwa ya Senakeribu, ayo makuru yari yafite, ariko yari ifite amakuru atariyo. Yari ifite amakuru atariyo. Impamvu Hezekiya yasenye ibyo bicaniro, yifuzaga ko abasha kubaka igicaniro kimwe kizaramirizwaho Imana yonyine, kizahimbarizwaho Imana yonyine. Ibindi bicaniro byose ntiyari afite ububasha bwo kubikontorora. Hanyuma asiga igicaniro kimwe. Hanyuma Rabushake rero aza nko kubateranya n'Imana. Arababwira ngo Hezekiya mwiringira, ubabwira n'Imana ko ari Imana ikomeye, nawe ubwe afitanye ikibazo n'Imana. Yasenye ibicaniro by'Imana. Urumva, yatangiye kumuteranya n'abaturage, yerekana ko Hezekiya ubwe nawe afitanye ikibazo n'Imana. Ariko Rabushake ntabwo afite amakuru y'ukuri. Ntabwo afite amakuru y'ukuri. Ibicaniro byasenywe ni ukugira ngo ubakire igicaniro kimwe Imana izaramirizwaho, izahimbarizwaho. Haleluya, haleluya. Twaririmbye cyane, tuvuga ku rukundo rw'Imana, tuvuga ku mbaraga z'Imana. Satani iyo aje ku buzima bwawe kugira kumaramo ibyiringiro byituma uvutse umwana, atangira kukwereka ko ufite n'ikibazo ku Mana. Atangira kukwereka ko bishobora kuba n'ibyaha byawe. Atangira kukwereka ko bishobora kuba ari intege nke zawe. Atangira kukwereka ko ibyo bintu urimo bishobora kuba ari wowe wanabigizemo uruhare. Nicyo Rabushake yashaka kubereka. Abereke ko ibiri kubabaho ni Hezekiya wabigizemo uruhare. Ariko ntabwo azi icyo Imana ivuga ku buzima bwacu. Ntabwo mwumve kuntu mu Baroma 8 havuga umurongo wa 32 umanutse gutyo, ni Pawulo uri gusobanura urukundo rw'Imana. Yaravuze ngo mbese ninde warega intore z'Imana? Ninde wazirega? Ngo ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde warega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde se waziciraho iteka? Ni Kristo ari we wazipfiriye akazizukira, ngo akaba yicaye iburyo bwa Data atuvugira. Ninde warega intore z'Imana? Bene Data, mu bintu bikomeye Kristo adukorera ni umuvugizi. Umuvugizi, tumva abavugizi ba leta, abavugizi ba kampani, b'amasosiyete runaka. Umuvugizi uko byaba bimeze kose aba yiteguye kudefanda inyungu z'icyo kigo, aba yiteguye kudefanda inyungu za leta, nubwo bitaba bimeze neza. We gusa akazi ke ni ukuvuga neza abo bantu avugira. Rero ninde warega? Akazi ka Kristo ni umuvugizi wacu, yicaye iburyo bw'Imana Data. Ibirego byose bya Satani, amateshwa yose ya Satani, Kristo yicaye iburyo bwa Data nk'umuvugizi, nk'umuntu tudefanda imbere y'Imana. Rabushake rero afite amakuru atariyo. Rabushake afite amakuru yo kudusopanya ku Mana, ariko ntabwo azi ko Kristo mu byo yapfiriye akazukira ari kwicara iburyo bw'Imana Data kugira ngo atubere umuvugizi. Nibutse ko umuririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko iyo zina ryanditse ku mutima we, ngo ubwo mvugira nta mwanzi wabasha kumunyirukana. Rabushake rero afite amakuru atariyo. Afite amakuru yo kuguteranya n'Imana, ariko ntabwo azi iki Kristo yakoze ku musaraba. Turamushimye, tumuhaye icyubahiro. Mu mafuti yacu, mu ntege nke zacu, Kristo yitegura kutuvugira imbere y'Imana. Nubwo twaba tudakwiriye twebwe, hari igihe wumva udakwiriye, ukumva ntukwiriye umugisha, ukumva ntukwiriye byiza, ariko icyo Kristo akora ni uko yagucunguje amaraso ye, ni ukukuvugira imbere y'Imana.
ninde warega intore z'Imana? Ninde wazirega? Ni Imana ari izitsindishiriza. Ninde waziciraho iteka? Ni Kristo ari we wazipfiriye akazuka akaba yicaye iburyo bw'Imana atuvugira. Rabushake rero etape ye icyo yifuzaga, stage ya gatatu yifuzaga ngo batakaze ibyiringiro, yashatse no kubateranya ku Mana. Abateranya ku Mana, abereka ko bafitanye ibibazo n'Imana ubwabyo, ariko ntabwo afite amakuru y'ukuri. Ntabwo afite amakuru y'ukuri. Shira ubwoba, humura, hari imbaraga zivutse uyu mwana Imana yifuza gutanga muri kino gitondo. Hari imbaraga, sinzi byananiranye, sinzi bitarakunda, sinzi ibyo uri kuvuga ngo tugeze mu gihe cy'imiborogo n'amarira no gusuhuza umutima. Sinzi abana wifuza ko bavuka, byaba mu murimo w'Imana, zaba inzozi zawe. Umuntu ajya yiruka inyuma y'inzozi ze akazirukaho, ariko akagira igihe akumva acitse intege, akabwira Imana ngo Mana wapi, ibyo nirutseho imyaka n'imyaka biranze. Urugo navunikiye imyaka n'imyaka nifuza kubaka umuryango, duri kunca mu myanya y'intoki ndureba. Divorce iri ku muryango iri gukomanga, abana banjye bagiye sinzi ko bagiye mbese umuntu akibaza ngo bigenze bite. Ikindi cya kane Rabushake yakoze nacyo gitangaje, ntabwo abayuda batakaza ibyiringiro kubw'ubusa, oya, bafite impamvu batakaza ibyiringiro, irahari. Ikindi cya kane yababwiye ko ibyo bintu biri kubabaho, yababwiye ko ari Imana yabigennye, ngo ni Imana yantumye. Muze gusoma kiriya gice cya 36. Yarababwiye ngo Imana siyo yantegetse ngo nze kurimbura uyu mudugudu, uyu murwa. Mbese yaberetse ko biri kubabaho ari ubushake bw'Imana. Ababwira, ariko nkibaza, Rabushake yumviyeho ijwi ry'Imana, yumviyeho ijwi ry'Imana rimubwira ko ibiri kuba ku Bisirayeli ngo ni Imana yamutumye ngo kugira ngo arimbure uyu murwa. Rabushake azaho Imana ivugira, Rabushake ajya yumva Imana kweri. Ariko Rabushake yakugezeho, Satani yakugezeho akumvisha uburyo ibintu uri gucamo, ibihurimo bibi bikabije ari n'ubushake bw'Imana. Iyakire. Rabushake yarababwiye ngo mwiyakire, ibintu biri kubabaho n'ubushake bw'Imana. N'Imana yantegetse ngo nze gusenya uyu murwa. Rero mwiripotinga hakiri kare. Zuko hari igihe tujya tukagera mu bihe bituruhije, none ukajya wumva n'amajwi akubwira ngo iyakire n'ubushake bw'Imana. Ibintu nta kintu wabikoraho, n'ubushake bw'Imana. N'ubushake bw'Imana ibi bitinzemo, n'ubushake byakire, iyakire, umenye uko usenga, umenye uko ubyirute, ariko iyakire. Ubu n'ubushake, ubu nibwo buzima bwawe. Ndi kugenda gace kugira ngo mubyumve neza, mwumve aho umuntu agera igihe avuga ngo ngeze igihe cyo kubyara, ariko nta mbaraga zo kubyara. Mbese ngeze ku munota wa nyuma winjira mu mugambi w'Imana, ariko ntakaje ibyiringiro, nta mbaraga zisunika uyu mwana mfite, nta mbaraga zibyara uyu mwana afite. Rabushake yababwiye ko ibiri kubabaho nabyo ari ubushake bw'Imana. Arabwira ngo ibintu biri kubabaho muhumure, Imana yantegetse ngo nze ndimbure uyu murwa. Muze kwasoma, ntabwo ari byo ndi guhimba, muze kwasoma, mukora analize ya kiriya gice cyose. Ababwira uburyo ibiri kubabaho byose ngo ari ubushake bw'Imana. Mbese ni intumwa y'Imana ije gusohoza ubushake bw'Imana. Ariko muri kino gitondo wanga izo ntumwa mu izina rya Yesu. Wanga izo ntumwa za Satani, izo ntumwa z'abadayimoni zikubwira ko ibyo uri gucamo, oya, ntabwo ibyo uri gucamo ari ubushake bw'Imana. Ntabwo ari Imana yabyemeye, oya. Ikindi cya gatanu, tugeze ku cya gatanu, turi kubicamo ngo wumve wowe ugezehe. Koko ufite imbaraga zibyara uyu mwana cyangwa ukeneye ko Imana igwiza imbaraga zibyara uyu mwana? Urazifite? Baza mugeze ngo ni wowe turi kuvuga cyangwa hari abandi bantu turi kuvuga? Imbaraga zibyara uyu mwana urazifite cyangwa Rabushake yakugezeho? Rabushake yakugezeho? Mumbariza, ariko mumbariza kubusubize, mumbariza gusubize. Rabushake yakugezeho?
ariko muhumure, hari izindi mbaraga zituma uyu mwana avuka. Impamvu turi kuvuga bino, hari izindi mbaraga zituma uyu mwana avuka. Ikindi yakoze gikomeye cya gatanu, muribuka yabagezeho, noneho bari abatware baganiraga, baramwinginze mu bice nka 20, murongo 20 na kangahe, baramwinginze. Urumva yari ari kubabwira asa n'uvugira hejuru, asobanura ibintu byinshi. Baramwinginga ngo tubabarire, tubwire mu kirimi cy'Arameya, we kuvuga mu Kiyuda, kugira ngo bano bantu bari ku nkike batumva ibyo turi kuganira. Icyarameya rwari nk'ururimi ruri politike abaofisiye bajyaga baganiriramo, abantu ba leta baganiriragamo. Noneho izi ntumwa za Hezekiya ziramwinginga ngo turakwinginze byibuze we gukomeza kuvuga mu kirimi abaturage bumva, gerageza tuganire mu rurimi bano baturage batumva, kugira ngo bese bibe ibintu nyine biri byacu hagati yacu, biri politike yacu, kuko natwe urwo rurimi turarwumva, biduteza abaturage. Hanyuma Rabushakira ababwira ngo ntabwo natumwe gusa kuri mwebwe na Hezekiya, natumwe no kuri bano baturage bose, nabona batumweho. Ntabwo naje kubateroriza mwenyine, naje guteroriza n'iki gihugu cyose, naje kugiteroriza. Ku murongo wa 12 aho avuga amagambo ateye isoni ntavuga, arababwira ngo natumwe kugira ngo murire, ngo umwanda wanyu, ngo musomeshe undi mwanda wanyu. Muhasome, ntabwo nshaka kubivuga biteye isoni, ntabwo biri mu kinyabupfura. Arababwira ngo natumwe ngo mbabwire ngo mbese ntabwo naje kubaharasinga mwenyine, naje kubaharasinga mwebwe baba officials ndetse n'igihugu cyose, kugira ngo murire, munanywere, murire umwanda wanyu wo hasi, musomeshe undi mwanda. Mbese n'imvugo nyandagazi iteye ubwoba. Ku murongo wa 12 muze kwasoma, ntabwo nifuje kwasoma. Mbese nugutakaza, nukugutesha agaciro. None baramwinginga ngo watubwiye byibuze mu rurimi, wavuze mu rurimi tubasha kuganiraho twebwe nk'abantu b'abapolitisiye, tukabikemura ko aferi z'ibihugu ari ukuntu ziganirwa. Arababwira ngo ahubwo ndavuga cyane, natumwe ngo na bano bantu bose babyumve. Mbese niyicarubozo rikomeye cyane, ni ukugutesha agaciro, ni ukukwangiza ku rwego ruhambaye. Uzi icyo kuri etape abashaka kugushyira ku karubanda. Hari igihe umuntu buriya urakomera iyo ufite ibibazo akaba ari wowe ubizi wowe wenyine, ariko iyo ufite ibibazo bikamenywa n'abana, bikamenywa n'abaturanyi, bikamenywa na rubanda, bihinduka bibi cyane. Rabushakira rero umwe ya Satani azaje no kukwandagaza. Ntabwo birangirira aho ngaho, aba yifuza no kukwandagaza ku buryo n'abantu bose bakuzungurutse babona ko byarangiye rwose. Kavuga ati ko se ibibazo ko ari byanjye n'umugore Mana, Satani koko aba bana sinifuza ko abana bamenye ibibazo byo mu rugo. Ariko Satani agushyira ku karubanda ku buryo yifuza ko n'abana bawe n'abandi baguhaga icyubahiro, icyo yifuza kugira ngo n'abaturage bayabemeraga, abaturage bemeraga Hezekiya, bemeraga bano izingabo, bemeraga bano batambyi, bose babone ko bano bantu nta kigenda, ntacyo bafite, ntacyo bariho. Uwo ni Rabushake ni umusitirateje ukomeye. Intumwa ya Satani. Ntabwo abantu b'abagabo babyuka mu gitondo ngo bavuge ngo turi mu gihe cy'imiborogo, turi mu gihe cyo gukorwa n'isoni, bavuge ngo abana bari bageze igihe cyo kuvuka ariko nta mbaraga zo kubavutsa. Ntabwo ari ibintu babyuka mu gitondo ngo bibe. Oya, ni urugendo bagenze rw'iminsi cyangwa imyaka, ku buryo batakaza ibyiringiro biri total. Yabazaga ngo Imana yanyu ni yihe ubundi? Imana yanyu uko mwigeze mwumva, hari Imana mwigeze mwumva ndwana ngewe ntera ikanesha? Niko babwira ngo ibyiringiro byanyu mufite mu Mana, ibyiringiro nyabaki? Mbese Rabushake na Senekarebu bageze igihe bakwereka ko Imana nayo iri wiki, nayo idafite imbaraga zo kugutabara, idafite imbaraga zo kukurwanira, idafite imbaraga zo gusohoza umugambi wayo. Icya gatandatu Rabushake yabakoze nacyo kirimo umugambi wa Satani kandi uri mu bwenge bwinshi.
yarababwiye ngo muhumure, ngo abasezeranye amahoro. Arababwira ngo nimwemera nkabatwara muri imbohe, muhumure nzabaha ubuzima bwiza mugeze muri Ashuri. Muhumure muzarya neza, muzamererwa neza, mbese muzabyara, bya bindi byose muzabikora. Muve muri uyu murwa wa Yerusalemu, nzabaha amahoro nimugera muri Ashuri. Nzabaha ubuzima bwiza, nimugire ikibazo, nzabaha ubuzima bwiza. Uzi icyo Satani ajya dukorera? Nuko ajya akubwira ngo nzaguha ubuzima bwiza, ariko ntubeho icyo waremewe. Buriya mu bintu bibabaza mu buzima, hari ibintu twita ubuzima bwiza bifatika, yes, kubona inzu, kugira imodoka, kugira umuryango, ariko nimba ubaho utabayeho icyo Imana yakuremeye, nta buzima bwiza ubwo ngubwo. Ndabushake rero agusezeranya ubuzima bwiza uri mu bunyage, udakora icyo Imana yakuremeye gukora, udakora icyo uhamagariwe gukora, utishimye. Hari abantu hano hanze bafite bya bintu dukeneye byose mu buzima, twita ko bafite ubuzima bwiza, ariko kuko batabereyeho icyo Imana yabaremeye, kuko batabereyeho ubushake bw'Imana, bameze nk'abari mu bunyage. Nuko bushake ajya bigenza rero, ajya kubeshya ko wabonye umugisha, ariko wabonye umugisha mu bunyage. Umugisha mu bunyage uragatsindwa n'Imana. Umugisha mu bunyage nta mugisha urimo, nta byiringiro utanga. Umugisha mu bunyage, amahoro yo mu bunyage ntayo, amahoro yo mu byaha ntayo, amahoro yo mu isi asanzwe utari kuberaho icyo Imana yakuremeye, amahoro atarimo gukorera Imana, amahoro atarimo gusohoza icyo Imana yakuremeye, ayo nta mahoro arimo. Amahoro yo mu bunyage nta mahoro arimo, ntayo. Rero arababwira ngo nimwemera nkabajyana muri imbohe, nzabaha amahoro, nzabaha ubuzima bwiza. Ariko nta buzima bwiza butariho kubera Imana, nta buzima bwiza butabereyeho Imana. Ukaba mu isi ariko Imana ikwishimira, ukaba mu isi ariko ugiriye ubwami bw'Imana umumaro. Ariko kuba mu isi nta nyungu z'ubwami Imana ikubonamo, ni ukuba mu bunyage kandi wibwira ko hawa umugisha n'Imana. Ni igihombo gikomeye cyane kuberaho Imana mu isi. Impamvu wakijijwe ntujye mu ijuru ni ukugira ngo ubereho inyungu z'ubwami bw'Imana hano mu isi. Ariko Rabushake na Senakeribu bakubwira ko nuza ukemera tuzaguha ubuzima bwiza mu bunyage. Nuko Rabushake ateye. Hanyuma rero mu bice 37 ngo hanyuma y'ibyo rero, hanyuma y'iyo raporo yose, haleluya haleluya, Mwami tumuha icyubahiro, ugambire kuduha imbaraga zivutse uyu mwana. Ese ucitse intege nawe? Urarushye? Ubuze imbaraga zivutse uyu mwana? Bene data, uzi ko abantu bose bagira imigambi. Amatsinda y'abaririmbyi agira imigambi, ibyiciro byose bigira imigambi, urugo rugira imigambi, rugira inzozi. Ariko hari igihe abantu babona za nzozi zisa nkaho ziri kwibagirana burundu. Ngo hanyuma y'ibyo Bibiliya tubwira ngo Hezekiya ngo arazamuka ngo ajya mu rusengero. Iyo bimaze kutubaho, iyo tumaze kugera muri iyi etape, nta kindi dukora ni ukujya mu nzu y'Imana. Hanyuma y'ibyo ngo Hezekiya ngo ajya mu nzu y'Imana. So kujya mu nzu y'Imana gusa, ngo atumaho intumwa, ngo afata abanditsi, ngo bakoraga mu rugo rwe, bakoraga nko muri presence ye, ngo batuma kuri Yesaya bamushyira raporo y'ibiri kubabaho. Niyo raporo twasomye, baramubwira ngo tugeze mu gihe cy'akaga, tugeze mu gihe cy'imibabaro, tugeze mu gihe cyo gushinyagurirwa, abana benda kuvuka, ariko nta mbaraga zo kubabyara zihari. Senakeribu yari akomeye. Ntimutekereze ko Senakeribu yari yoroshye. Yaramaze imyaka irenga 20 ayoboye. Ariko umuntu watsinze agafata imijyi 46, yajyaga abwira Hezekiya akamubwira ngo iyo Mana yawe izagukiza n'Imana nyabaki. Ntiwabonye ibyo nakoreye bagenzi bawe, ntiwabonye ibyo nakoze mu majyaruguru, ntiwabonye ibyo nakoze hose. Mbese ni ukumwereka ko ni umwami w'igihangange. Ariko Hezekiya etape ya mbere yakoze ngo yahungiye mu nzu y'Imana. Mwagize neza ko mwahungiye mu nzu y'Imana. Wagize neza ko wahungiye munsi y'amababa y'isumba byose. Ibitubaho byose, ubutabazi bwose tubukura mu nzu y'Imana. Ibyiringiro byacu byose biva mu nzu y'Imana. Hezekiya ngo agana mu nzu y'Imana, ngo ajya mu nzu y'Imana.
ngo ajya gusenga, ariko ngo atumaho n'intumwa, arababwira ngo namwe nimungire kwa Yesaya, mumubwirire ibyo twagezemo, mumubwirire akaga dufite, mumubwirire imibabaro dufite. Ndagira ngo turebe isengesho, ndi kwihuta ndabona amasaha ari kugenda. Isengesho rya Hezekiya ni isengesho ridasanzwe, ni isengesho ryereka ko nta wundi yishingikirije ku Mana yonyine yaremye ijuru n'isi. Ni isengesho ryerekana ko nta kindi cyatuma bano bana bavuka, nta kindi cyatuma umugambi w'Imana usohora, ntabwo yishingikirije ku bindi byose, yishingikirije ku Mana. Kwizera kwe ntabwo kuracogora nubwo atakaje ibyiringiro, kwizera kwe ntabwo kurananirwa nubwo ageze muri etape avuga ngo Mana how long, bino bizageza ryari? Ariko kwizera kwe ibisubizo bye ntabwo yizeye ko bizava ahandi, ntabwo yizeye mu magare n'amafarashi, ntabwo yizeye ko ari imbaraga z'umwana w'umuntu, yizeye ko igisubizo cye kiva ku Mana yaremye ijuru n'isi. Marigire y'ibyo byose ngo Hezekiya ahungira mu nzu y'Uwiteka. Si uguhungira mu nzu y'Uwiteka gusa, ngo atumaho n'abatware be, atumaho n'abanditsi n'abatambyi, nababwira ngo mugende namwe mujye kumbariza Yesaya, mujye kumumbariza mubaze ngo mbese Senakeribu twemere kuko adusuzugure, Rabushake twemera asuzugura Imana y'isumba byose. Oya, icyubahiro cy'Imana yari irahiye ko itazagiha ibishushanyo bibajwe, yari irahiye ko itazagiha undi. Imana izahora iri inyuma y'ijambo ryayo, Imana izahora isohoza imigambi yayo, Imana izahora ariyo kwizerwa nubwo twebwe twaba tutaraba kwizerwa. Imana izahora ariyo kwizerwa. Biratubwira ngo atuma izo ntumwa kuri Yesaya, ngo ariko ajya mu nzu y'Imana arasenga. Ndagira ngo urebe isengesho Hezekiya yasenze, ryari rigizwe nk'ibice nka bitatu. Igice cya mbere ngo yazamukanye urwandiko ririho bya birego byose Rabushake na Senakeribu babarega, ngo araruzamukana ngo arwinjiza mu nzu y'Imana. Muri kino gitondo uze kuzamukana urwandiko rwose, za nzandiko rwose, zyaterabwoba ryose rya Rabushake, ryaterabwoba ryose rya dayimoni, rituma utasoza umugambi w'Imana, rituma itorero ry'Imana tutinjira mu mugambi w'Imana. Turaza kuzamukana ibyo birego byose. Abantu baravuga ngo itorero muri iyi minsi ricitse intege, rirananiwe, bavuga ngo ibyiringiro biri hehe? Ariko ndababwira ngo batangarize ngo y'intege nkeya zagaragaye nibwo imbaraga z'Imana ziyongeye gukora. Haleluya. Yari intege nkeya nibwo Imana isukana ubuntu bwayo bwinshi. Turibaza ngo mbese Mana uzongera kubyutsa itorero ryawe, byongere rikorere mu mbaraga, uzongera kubyutsa itorero ryawe, byongere rigire ububyutse buhangara isi, buhangara abadukikije. Tubabwire ngo muze mwongere murebe Imana yacu iracyakora, iracyavuga, iracyakiza, iracyaruhura abantu bawe. Ariko ndayo matangarize ngo y'intege nke zuzuye nibwo imbaraga z'Imana ziba zigiye kugaragara. Iyo hari imbaraga nyine ziba zihari nyine, ariko hari intege nkeya haba ari ikinyuranye, imbaraga ziba zigiye kugaragara. Hezekiya ngo azamukana urwo rwandiko imbere y'Imana, araruzamukana. Icya kabiri yakoze ngo avuga gukomera kw'Imana, atangira kuvuga gukomera kw'Imana, avuga uburyo Imana yicara hejuru y'abakerubi, avuga uburyo Imana ngo yicara mu ijuru ikarambya mu isi. Haleluya. Avuga uburyo Imana ariyo yaremye inyanja zose, avuga uburyo Imana yahanitse ikirere nta nkingi, avuga gukomera kw'Imana, avuga amaboko y'Imana. Mbese ni ukubwira Imana ngo Mana ibyo wakoze biduhamiriza ko ukomeye, ibyo wakoze biduhamiriza ko hari n'ibyiringiro. Haleluya. Imana yacu iracyakomeye, Imana yacu iracyafite imbaraga. Niyo mpamvu imbaraga zivutse uyu mugambi, imbaraga zivutse uyu mwana zirahari itorero ry'Imana. Imbaraga zivutse uyu mwana zirahari. Marigire ibyo turi gucamo, marigire ibyo turi kunyuramo, imbaraga zivutse uyu mwana zirahari. Dushingiye ku Mana yaremye ijuru n'isi, ivuze gusa bikaba. Dushingiye ku Mana yaremye inyanja tubona, igakura isi mu mazi. Dushingiye, dufite ibyo dushingiyeho, Imana yacu iracyatanga imbaraga zivutse uyu mwana. Buriya nujya kumenya gukomera kw'Imana, uzagira ibyo ushingiraho. Dushingiye ko tutazi aho umuyaga uturuka, dushingiye ko tutazi aho imvura ituruka, dushingiye ntitubizi, ni ibintu byikora, ni ububasha bw'Imana. Dushingiye kuri ibyo bintu. Icya gatatu
asenga, hanyuma asenga abwira Imana ngo Mana, noneho ibi bintu bikore ku bw'icyubahiro cyawe. Ibi bintu ntabwo ari twe basuzuguye, nawe baragusuzuguye Mana. Ibi bintu bikore ku bw'icyubahiro cyawe. Kubihe mpamvu? Kugira ngo utandukane n'izi mana z'ibiti, utandukane n'izi mana z'amabuye Senakeribu yatsinze, kugira ngo utandukane nazo Mana, utandukane n'izi mana zitavuga. Senakeribu yajyaga babwira uburyo yatsinze imana zose, akababwira imana yatsinze z'abandi bami, ariko ni imana z'ibiti, ni imana z'amabuye, ni imana zitavuga. None Hezekiya abwira Imana ngo Mana, bino bintu ntabwo uri bubikore ku bwanjye Hezekiya, oya, ubikore ku bw'icyubahiro cyawe, ubikore kuko wasuzuguwe, warasuzuguwe, ubikore kuko waratutswe. Ntabwo ari twe batutse Mana, nawe wagendeyemo. Nitwe basuzuguwe, ariko mbere na mbere niwe wasuzuguritse, kuko yaratubazaga ngo ibyiringiro byanyu birihe, ngo niyo Mana mwiringiye ni Imana nyabaki. Ngo yabasubiriragamo imana yatsinze zose. Muri Hezekiya yabyibuka ngo agasanga ntabwo ari Imana rurema, agasanga yatsinze imana y'igiti, agasanga yatsinze imana y'ibuye, agasanga yatsinze imana y'inka, agasanga yatsinze. Hanyuma abwira Imana ngo Mana, bino bintu ntubikorere ku bwanjye, ubikorere kuko warasuzuguwe nawe. Warasuzuguwe nawe. Hari ibintu Imana igiye gukora muri kino gitondo ku bw'icyubahiro cyayo. Imaze iminsi isuzugurwa, ariko irabikorera ku bw'icyubahiro cyayo. Irabikorera, ntabwo ari wowe, n'icyubahiro cyayo. Yaravuze ngo ntabwo izajya ihundi, ntabwo izajya ihundi icyubahiro kimwe. Imana iragikunda we, Imana ikunda icyubahiro cyayo. Kubera ibintu ukora ukayemvitamo, ukabwira Imana ngo Mana, garagara muri bino bintu Mana. Nutagaragara ntabwo ari njye useba, nawe urabusebye Mana. Mana, ongera ugaragare mu Rwanda Mana, ongera ugaragare mu itorero, ongera ugaragare mu miryango Mana, ongera ugaragare Mana, ongera ugaragare muri izi ngo Mana ziri gusenyuka. Nutagaragara, abajene bifuza kubaka ingo baravuga ngo nta byiringiro bihari mu ngo. Mana, ongera ugaragare. Dutere haleluya, haleluya. Imana yongera igaragare bene data, yongera igaragare muri bwa bubasha bwayo, yongera igaragare muri za mbaraga zayo, yongera igaragare muri bwa bushobozi bwayo. Hezekiya abwira Imana ngo Mana, wongera ugaragare. Ndinginga Imana ngo muri kino gitondo, muri iyi minsi, Imana yongera igaragare. Yongera igaragare abantu bayizere, yongera igaragare abantu bayitinye, yongera igaragare abantu bayiha icyubahiro. Abantu badusuzuguranye n'Imana iminsi myinshi, ariko turi kubwira Imana ngo Mana, duhe imbaraga zivutse uyu mwana, wongera ugaragare Mana. Hanyuma ngo amaze gusenga, Bibiliya tubwira ngo Yesaya ngo amutumaho, aramubwira ngo umva Hezekiya we, umva icyo Uwiteka avuganye nawe. N'icyo Uwiteka ari kuvugana nawe muri kino gitondo, ucyakira n'imbaraga, ucyakire n'umutima, hari icyo Uwiteka ari kuvuga. Aramubwira ngo humura, Imana wahungiye munsi y'amababa yayo iravuga, irakora, iracyari ku ngoma. Icyambere ndagiye nkubwire ngo nteje confusion kuri Senakeribu. Icyambere kibaye kuri Senakeribu, ndamucanganyikishije. Icyambere ngo azumva inkuru zimuha zizatuma ahitava Irakishi vuba agasubira iwe. Bibiliya tubwira ngo iki? Ngo Senakeribu yumvise inkuru zimuha zimubwira ngo umwami wa Etiyopiya aramuteye. Umwami wa Etiyopiya ngo yahise amutera, hanyuma ngo ava kuri rwa rugabano rwa Yerusalemu, ngo asubira muri Ashuri, asubira agiye kurwanya. Uzi icyo Imana yari ikoze? Yari muteje confusion kugira ngo Hezekiya n'abantu be babanze bisuganye byibuze, bagira agahenge. Haleluya, haleluya. Ndasenga ngo Imana iguha agahenge kuri Senakeribu, imuteze confusion, agira ibindi ahugiramo, agira ibindi akuva iruhande. Imana iteza Senakeribu agahuge, inkuru zimuha zimubwira ngo uratewe. Kandi uwo mwami wari umuteye ngo ni umwami usanzwe, umwami wa Etiyopiya. Bibiliya tubwira ko yanamutsinze, ariko gusa yagiraga ngo Hezekiya abaruhutseho, ibimuteje agahuge, abashe kuresipira byibuze ibyo bitero bya Satani, abe biruhutseho gatoya. Imana yigize kure Senakeribu wari iruhande rwawe n'imbaraga ze zose, hagira ibiba bimuhugije, hagira ibiba bimutwaye gatoya, abahugiye kuri ibyo ngibyo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Mu gihe itarabikora, mu gihe
mu gihe Senakeribu ataratsindwa burundu aba yigiye ku ruhande byibuze we buruhutseho, sibyo ra? Bwira mugenzi ngo nabe yigiye ku ruhande mbe nduhutseho gatoya. Arabwira ngo agiye kumva inkuru zimuha ziratuma ava gitaraganya ku ruhande rwawe asubireyo. Biratubwira ngo aragenda ngo atsinda n'izo ngabo, ariko ngo mu gitondo ngo umugoroba umwe, icyo nkundira Imana, umugoroba umwe Bibiliya atubwira ngo marayika w'Imana ngo yaciye igikuba mu ngabo za Senakeribu. Bibiliya atubwira ngo yicamo ingabo 185,000, ngo yishemo agahumbi n'inzovu 8 ngo n'ibihumbi 5. Ibaza ariko mu ijoro rimwe marayika w'Imana. Ndagira mubwira ngo intambara z'Imana zitandukanye nuko tuzibwira. Uburyo Imana irwana bitandukanye nuko twibwira. Hari igihe bibwira ngo iraca iburyo iraca ibumoso, ariko Hezekiya ntiyarazi uburyo Imana ikora. Ngo ijoro rimwe gusa marayika w'Imana aciye mu ngabo zo kwa Senakeribu byicamo abasirikare 185,000. Ariko murumva iki kintu ari ikintu cyoroshye. 180,000 abakoze igisirikare ubwo harimo za bateyo zingana, ni bateyo na za bateyo, ntabwo bapfa kuziba. Ibaze kubyuka mu gitondo ugasanga abasirikare bawe 180,000 bapfuye. Hanyuma ngo Senakeribu ngo asa nuguye igihumure nawe, asa n'ubibajije ibyo bintu bibaye, asa n'ubibaza ngo ibi bintu bigenze bite, bikozwe bite. Bibiliya atubwira ngo asa n'usubira iwe ngo asubira i Nineve muri kapitali ya, ngo ajya kubaza Imana ye. Ariko Hesaya ngo atumaho Hezekiya amubwira ngo inkuru nziza y'icyo Imana igiye gukora gitangaje. Muzabisome ku murongo wa 10 gutyo 21-22. Haleluya. Ni inkuru n'amagambo meza ari mu butsinzi bw'Imana, ariko arimo no gusuzugura Satani. Bibiliya atubwira ngo hagezwe hadusomera, Revera nadufashe ahadusomera nko ku murongo 21. Muze kumva uburyo Satani n'abadayimoni bagiye gutsindwa muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Ni nko ku murongo wa 21. Ndibaza ni 21. Nahadusomere mwumve ukuntu message y'Imana kuri Senakeribu. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, kuko wansabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, iri ni ryo jambo yamuvuzeho ati, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye. Umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye. Araguseka. Akagushinyagurira. Umukobwa w'i Siyoni akujungurije umutwe. Umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe. Uwo watonganije ukamutuka. Ninde wakanitse ukamureba igitsure. Nushaka kurikira aho ngaho bashatse gutinda. Ndagira ngo utangarize Satani, tugiye guseka Satani na bya birego bye byose. Haleluya. Yesaya atuma kuri Hezekiya ngo mumubwire Senakeribu, mumubwire ngo umukobwa w'i Yerusalemu, umukobwa w'i Siyoni aragusetse, arakuneguye. Si kukunegura gusa, akujungurije n'umutwe. Mbese aragufekinze, akubazemo bure, ntacyo uri cyo, bya bikangisho byawe byose aragusetse, akujungurije umutwe. Bya bikangato byawe byose, za menasi zawe zose, za harassment zawe zose, umukobwa w'i Siyoni aragusetse, akujungurije umutwe, arakuneguye. Iki gitondo tugiye kunegura Satani. Satani wavuze ko utazagera ku mugambi w'Imana. Satani wifuje ko utazagera mu cyo Imana yakuvuzeho. Satani waguteraga imbaraga zituma uyu mwana atavuka. Tugiye kumuseka, tugiye kumushinyagurira. Si kumushinyagurira gusa, abantu bazi kuzunguza umutwe, turamuzunguriza umutwe. Ubundi iyo umuntu yakujungurije umutwe, ni urugero rwiza rw'umuntu wagusuzuguye. Ni agasuzuguro k'indengakamere, ni agasuzuguro k'ibihekane. Hari akantu bita agasuzuguro k'ibihekane. Umuntu wakujungurije umutwe, ntubikorerwa n'undi, ukabikorerwa n'umukobwa uri umuntu w'umwami. Umukobwa w'i Siyoni ngo aragusetse, ngo arakuneguye. Ari ukuntu baneguraga abantu bakanifata. Arakuneguye, si uko gusa, akujungurije n'umutwe. Kubera iki? Imigambi yawe ipfuye ubusa, ibyo plani zawe zipfuye ubusa. Hari icyo Imana ikoze.
tuvuge ngo amena. Hari icyo Imana ikoze. Noneho rero hari igihe mutabyemera ngo Yesaya yarazi ko bashobora kubishidikanyaho. Arababwira ngo dore ikizababera ikimenyetso. Turi kugana ku musozo. Ikizababera ikimenyetso, ababwira ngo ikizababera ikimenyetso. Arababwira ngo ikizababera ikimenyetso yuko Senakeribu yatsinzwe, n'ingabo ze zatsinzwe, n'ibyabahigaga byose byatsinzwe, n'imbaraga zivutse umwana zabonetse. Arababwira ngo ikizababera ikimenyetso ngiki nuko umwaka wa mbere ngo muzarya ibyimejeje, umwaka wa kabiri ngo muzarya imicwira. Imicwira murayizi? Imicwira abavukiye i Kigali ntabwo bashobora kubimenya. Kwa kundi batema amasaka, hanyuma amasaka akongera agashibuka haguye nk'imvura, akongera akimeza, nta buhare babigizemo, nta mbaraga zabo bashyizemo, ariko akongera akazamuka kubera ko bayatemye, ukagira ngo abantu barabibye kandi ntibigeze babiba. Iyo niyo bita imicwira. Haleluya, haleluya. Arababwira ngo kizabera ikimenyetso, umwaka wa mbere muzarya ibyimejeje, wa kabiri noneho muzarya imicwira, noneho wa gatatu ngo muzahinga mubone gusarura. Uzi icyo byari bivuze mu isi y'umwuka? Reka mbibasobanurire mu byumve neza. Mu isi y'umwuka ni kubabwira ngo umwaka wa mbere nta ruhare muzagira mu migisha muzabona, nta ruhare muzagira mu bizakorerwa namwe. Mbese Imana izatanga provision, Imana izabyikorera ubwayo kugira ngo mutavuga ngo nta maboko yanyu abikoze. Mbese ni ibintu bizaba muri volonté y'Imana, ntabwo ari ibintu muzatekinika, ntabwo ari ibintu muzajya ngo murime ngo oya. Ikizabera ikimenyetso yuko ari Imana ibikoze, umwaka wa mbere muzasanga hari ibintu byimejeje, hari ibintu bizimeza mutangare nawe, hari ibintu bizikora uvuge ngo bino bintu biserutsemo gute. Abagukikije nawe ubwawe uvuge ngo bino bintu ni imbaraga z'Imana zibikoze, ni amaboko y'Imana abikoze, ntabwo ari ububasha bw'umuntu bikoze. Noneho icya kabiri ngo umwaka wa kabiri nabwo bizaba bimeze gutyo. Nabwo muzarya imicwira, muzaza musarure, ariko twa tuntu mwagiye musiga mu murima mutazi ko mwadusizemo, imvura nigwe twongere twimeze, nabwo mwongere murya imicwira mutazi uko byagenze nabwo. Hanyuma ngo wa gatatu noneho muzabona guhinga, muzakora mu buryo buri normal, muzahinga, muzakora za plani, muzakora za strategy, muzakora. Haleluya! Byumvise, haguruka utere haleluya, ushimira Imana. Umwaka wa mbere ntabwo muzi uko bizagenda, nta mbaraga muzabishyiramo. Umva mukobwa, musore, mama, mupapa, ntabwo uzi uko bizagenda. Icyo tuzi cyo Imana izatera ibintu byimeze. Icyo tuzi cyo Imana izirwanaho. Icyo tuzi cyo Imana izasuka umwuka wayo. Icyo tuzi cyo haleluya, haleluya. Icyo tuzi cyo Imana izikorera mu bushobozi bwayo. Mbese ni kwa kundi muvuga ngo si kubw'amaboko, ni umwuka w'Imana ubyikore. Bino bintu, izi mbaraga tubona mu itorero byagenze bite? Imana yasutse umuriro wayo mu itorero ryayo. Byagenze bite? Uriya mudamu atabawe ati nta mwene wabo nta kazi, n'Imana iri kwikorera akazi. Ni igihe cyo kurya ibyimejeje. Ni provision y'Imana idafite aho ishingiye natwe. Ni provision y'Imana idafite ikintu na kimwe ishingiyeho. Nimwakire provision y'Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiyitirira ngo nuko ninzi gukora cyane, nuko nahinze, nuko natekinitse, nuko nize, nuko no. Icyo Imana ibikorera ni ukugira ngo abantu bongere kubona biriya bintu ni Imana ibikoze. Hari ibintu Imana ikora kuvuga ngo ni Imana ibikoze ubwayo, nta mbaraga z'umwana w'umuntu zigaragaye. Ntabwo bizaba umwaka umwe gusa, oya, ngo bizaba umwaka umwe bigena ku wa kabiri. Hanyuma nibimara kugaragara byagize ishusho, muzabona guhinga mweze, muzabona gukora za plan, muzabona gukora igenamigambi, mukora igenamigambi, muvuga ngo turerekeza hano, turakora bino na bino. Mana ndagushimiye, Mana ndakubashye, Mana umugambi ufite ku bwoko bwawe. Hari imbaraga zivutse uyu mwana, muhumure, hari imbaraga zivutse uyu mwana. Ntazo ufite wowe, wikabakabye ntazo ufite, wirebye ntazo ufite, ariko hari imbaraga zivutse uyu mwana. Ntabwo ari umwe, ni benshi. Ni benshi abo bana bagomba kuvuga. Bavuze ngo nta mbaraga zivutse abo bana, ariko hari imbaraga zivutse abo bana. Barahari, zirahari. Biratubwira ngo Senakeribu amaze kumva icyari kibaye mu gihugu, biratubwira ngo agiye i Nineve, ngo ajya mu nzu y'Imana ye,
Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yari yavuze ngo azicwa amarweho, zuko yishwe n'abahungu be babiri, ariko ibaze kwicwa ukicwa n'abahungu bawe, ubupfuye urupfu rw'agashinyaguro, ubupfuye nabi. No, si icyo gusa, kandi ngo apfira mu nzu y'Imana ye. Iyo Mana ntiyamutabaye, ntiyamukijije. Senekarebu sije twahera amateka yarangira gutyo, ubwo yari warigize akaraha kajya he, ubuzima bwe burangira gutya. Yicwa n'abana be, bapfira mu nzu y'Imana bitaga Nisikoroki. Imana ye ntiyamutabara, ntiyamurengera. Zifite amatwi ntabwo zumva, ntabwo zibasha gutabara. Imana yonyine yacu twiringiye yaremye ijuru n'isi, nitabara abantu baho. Nta kindi gitabara uretse Imana yacu twabonye. Apfa urupfu rw'agashinyaguro, yicwa n'abahungu be. Ariko ibaze kwicwa n'abahungu bawe kweri. Biratubwira ngo bukeye abahungu be bafata ingoma barima, amateka yararangira gutyo. Yamubwira ngo hari imbaraga z'Imana zivutse uyu mwana. Hari imbaraga z'Imana zivutse uyu mwana. Wari umaze igihe kinini uvuga ngo ngeze mu gihe cy'imiborogo, amaganya ashire, intimba zishire, kwiganyira birangire. Hari imbaraga z'Imana zivutse uyu mwana, agomba kuvuka byanze bikunze. Amezi 9 ashize, igihe gishize nicyo cyari kinini, igihe gisigaye ni gitoya, ni igihe cy'isaha gusa, ni igihe cy'iminota, ni igihe cy'amatiyerse, ni igihe cy'amatiyerse, ni igihe cy'amasegonda. Uyu mwana hari imbaraga zimuvutsa, zihari mu itorero. Yemwe abantu bari batakaje ibyiringiro, bari babunye umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana urasohora, umugambi w'Imana urasohora. Uko byaba bimeze kose, umugambi w'Imana urasohora. Impamvu usohora nuko Imana imanukiye gutanga imbaraga zivutse uyu mugambi. Imana imanukiye gutanga imbaraga, imanukiye kuzitanga mu miryango, imanukiye kuzitanga muri za korari babonaga biri gusa naho bicitse. Imana imanukiye kuzitanga mu matsinda runaka, Imana imanukiye kuzitanga mu itorero ryayo. Mwabonaga bisa naho bigenda bigura intege, abantu batakaje ibyiringiro, ariko nagutumweho ngo hari imbaraga zivutse uyu mwana, hari imbaraga zivutse uyu mwana. Imana irazitanze, Imana irazimanuye. Wowe gusa witegure kurya ibyimejeje, witeguye kurya imicwira. Imana ibaha umugisha. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi.